Yesu ashimwe inshuti bavandimwe, mbaye ikaze mu mwanya mwiza twigamo ingingo y'umunsi muri gahunda yo kwigana ibyigisho bya Bibiliya, aho dutangiye ingingo ku wa gatanu w'isabato tariki 16 Nyakanga. Iravuga ngo imibereho igaragaza umusaraba. Imibereho igaragaza umusaraba. Tumaze iminsi twiga icyigisho cyiza tubwira ngo ubumwe muri Kristo, aho twagiye tubona ko ikibazo ahanini cyari mu itorero ry'i Korinto aricyo kiri no mu itorero ryacu uyu munsi wa none, ari ukutagira ubumwe, ari ukutagira Kristo izingiro ry'imibereho yacu. Ibyo twagiye twiga byose rero byari ibyatuma ubwo bumwe muri Kristo bushoboka, aho twagiye tubona uburyo dukwiye guhurizwa muri Kristo, tubona uburyo ubwenge bwacu bukwiriye gukura, tukagira ubwenge bwa Kristo kandi tugakura, ntitukomeze kuba impinja ziramizwa amata. Twabonye uburyo dukwiriye kuba abagaragu nka Kristo. Ubu noneho tugiye kurebera hamwe imibereho igaragaza umusaraba. Reka dusenge. Data mwiza, urakoze kongera kuduha amahirwe yo kwiga ijambo ryawe, waduhaye kuramuka amahoro. None uyu mwanya mwiza tugiye kumbura ibyanditswe byera twiga ijambo ryawe. Uduhire, uduhe umugisha wawe, uduhe kumva no kumvira, uduhe kugira imibereho ihindutse irangwa no guha agaciro umusaraba. Tuganire kureka tuyoborwe nawe, twitware uko ushaka, maze tubere abandi urugero rwiza. Ugiye kugaruka uzasange twiteguye. Ubuntu bwawe bubane natwe muri uyu mwanya, turetse Mwuka Wera abane natwe, aduhe kumva no kumvira. Ushaka kandi ushima abe aribyo bibaho muri uyu mwanya, mu izina rya Yesu, amen. Imibereho igaragaza umusaraba. Umwanditsi wateguye iyi ngingo yatangiye atubwira ngo kuba tutagomba kurema udutsiko, cyane cyane mu buryo bwo kubogamira ku ruhande rw'abayobozi b'abantu, ntibishatse kuvuga ko tutagomba gushyigikira abayobozi bacu. Tugomba gushima no gufasha abayobozi mu murimo w'itorero. Imana yahaye abantu inshingano zo gukomeza umurimo wayo hano ku isi. Abayobozi b'itorero bagaragaza imibereho iganduka no kwicisha bugufi kubera umusaraba bagomba gutegwa amatwi kandi inama zabo zigakurikizwa. Kuba twagiye twiga, tumaze iminsi twiga ko tudakwiriye kujya ku ruhande rw'ubuyobozi, abayobozi b'isi, abayobozi b'abantu ngo tube aribo twishingikirizaho cyane. Bisobanura ko tudakwiye gutera ingabo mu bitugu abayobozi bakorera mu mucyo, abayobozi batwigisha kugandukira Imana, abayobozi batwereka inzira ikwiriye. Batwereka abayobozi b'itorero bagaragaza imibereho iganduka no kwicisha bugufi kubera umusaraba bagomba gutegwa amatwi kandi inama zabo zigakurikizwa, kuko rega baba barashyizweho n'Imana, baba bakwiriye kutubera urugero rwiza. Igihe rero bashyira inshingano zabo mu bikorwa, bakagaragaza urugero rwiza rw'umwuka wa Kristo muri bo, bakatuyobora mu kuri kandi bakatwerekeza intekerezo kuri Kristo, dukwiriye kubumva kandi tukabatega amatwi ndetse tukabashyigikira mu murimo ukarushaho kujya mbere. Kandi ibyo ni ukubera ko umusaraba wonyine ufite ububasha bwo guhindura imbaraga y'uburyo ubwo ari bwo bwose bwo gushaka ubutegetsi mu buryo bunyuranyije no gucisha bugufi n'ijambo ry'Imana. Abayobozi bafite imico nk'iya Kristo bavuga ko intsinzi yabo mu murimo bayikesha Imana yonyine. Abayobozi bafite imico nk'iya Kristo bavuga ko mu murimo intsinzi yabo bayikesha Imana yonyine. Ni ukuvuga abayobozi bafite imico nk'iya Kristo ntabwo bihimbaza, bashyira Imana imbere, bakavuga ko kandi intsinzi yabo, ibyo bakora byose babishobozwa no kwizera Yesu Kristo. Abayobozi bafite imico nk'iya Kristo bavuga ko intsinzi yabo mu murimo bayikesha Imana yonyine. Mu murimo we hano ku isi, na Yesu nk'umuntu yaheshaga Imana icyubahiro nk'uko Yohana 14:4 habivuga. Dukurikije ibyo Pawulo avuga, umurimo wa gikristo w'ubudahemuka ugomba gushingira ku cyo tubasha kwita inyigisho y'iyobokamana ry'umusaraba. Umusaraba ni uguhishurwa k'ubwenge bw'Imana n'ububasha bwayo bwo gukiza. Niyo mpamvu dukwiriye gushingira ibyo twigisha, ibyo tuvuga, ibyo dukora ku musaraba. Ni uko umusaraba ari uguhishurwa k'ubwenge bw'Imana, ugaragaza Kristo ari we bwenge bw'Imana, udushira Kristo ari we bwenge bw'Imana, kandi bakaduhishura n'ububasha
bwo gukiza. Umusaraba uduhishura n'ububasha bwo gukiza, kuko wambwiye ari Yesu Kristo ashobora gukiza, ni ubwenge bw'Imana kandi ashobora gukiza, niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, naho dukeneye rero atari uwo. Nanone kandi umusaraba unagaragaza ubwenge bwa muntu nk'ubupfapfa. Mu Rwambere rw'Abakorinto igice cya 4 umurongo wa 1 kugera ku wa 13, Pawulo asobanura neza uko iyo nyigisho y'umusaraba iteye. Icya mbere, abanza kugaragaza ko ari Imana ishyiraho amahame agenga ubuyobozi bwa Gikristo. Ibyo tubisanga mu rwandiko rwa mbere rw'Abakorinto igice cya 4 guhera ku murongo wa 1 kugera ku wa 5. Icya kabiri, anavuga ko kubabazwa ari ikimenyetso kiranga umurimo nyakuri wa Gikristo, nk'uko mu rwandiko rwa mbere rw'Abakorinto igice cya 4 umurongo wa 9 ugataruka n'uwa 11 kugera ku wa 13 habigaragaza. Iyi ngingo ya kabiri rero ikeneye gusobanurwa biruseho. Abantu batekereza ko ubukristo ari ibintu nyine by'umunyenga, ariho hantu abantu baba bumva bari mu mahoro n'umutekano. Dushaka tubyumva mu buryo butandukanye n'uko Bibiliya bivuga. Kubabazwa ni ikimenyetso kiranga umurimo nyakuri wa Gikristo. Pawulo yabihamije mu mibereho ye. Katwumva ko yabyanditswe, ko yabyanditse cyangwa yabivuze mu Rwambere rw'Abakorinto igice cya 4 umurongo wa 9 n'uwa 11 kugera ku wa 13. Iri somo reka turisome. Haranditswe ngo, umurongo wa 9, nibwira yuko twebwe intumwa Imana yatwerekanye hanyuma y'abandi nk'abaciriwe urubanza rwo gupfa, kuko twahindutse ibishungero by'ab'isi n'iby'abamarayika n'abantu. Reka dukomeze tugeze ku wa 13. Twebweho turi abapfu ku bwa Kristo, naho mwebweho muri abanyabwenge muri Kristo. Turi abanyantege nke, ariko mwe muri ab'imbaraga, muri ab'icyubahiro, naho twe turi ab'igisuzuguriro. 11. Kugeza na n'ubu twishwe n'inzara n'inyota, kandi twambaye ubusa, dukubitwa ibipfunsi, turi inzererezi. 12. Dukoresha amaboko yacu imirimo y'imiruho. Iyo badututse tubasabira umugisha, iyo turenganijwe turihangana. 13. Iyo dushebejwe turinginga. Kugeza ubu twagizwe nk'umwavu w'isi n'ibiharurwa by'ibintu byose. Murumva uburyo urugendo rwa Gikristo rutoroshye, ni ibintu bikomeye. Pawulo agaragaza ko kubabazwa ari ikimenyetso kiranga umurimo nyakuri wa Gikristo. Ntabwo rero ari umunyenga. Ibi bikwiye kumvikana neza. Ntuhure n'ibibazo ngo utangiye kubishyira ku Mana. Mana ntako nagira ariko ntunyitaho, Mana ntabwo ari wowe wabinkora, ntabwo ari wowe wabigukora. Ukwiye gusobanukirwa ibintu winjiyemo. Ukwiye kumenya neza ko urugendo rwa Gikristo atari umunyenga. Bisaba kwiyanga, ukikorera umusaraba wa Kristo, ukamenya ko abatararebeye izuba Yesu umwigisha mukuru atari we bazaribirebera. Ibyo Kristo yanyuzemo natwe tugomba kubinyuramo. Inzira ni imwe, nta y'ubusamo ihari. Reka dusome mu rwandiko rwa kabiri rw'Abakorinto igice cya 11 umurongo wa 23 tugere ku wa 28. Haranditswe ngo, umutwe w'amagambo uravuga ngo icyo Pawulo arusha intumwa z'ibinyoma. Turahera ku murongo wa 23. Handitswe ngo, si abakozi ba Kristo bagabura ibye, noneho ndavuga nk'umusazi. Pawulo agiye kutubwira nk'umusazi ngo ndabarusha. Mbarusha mu mihati, mbarusha gushyirwa mu nzu y'imbohe, mbarusha cyane gukubitwa birenze urugero. Kenshi nari mu kaga k'urupfu. Ibihe 5 abayuda bankubise inkoni 39. Ibihe 3 nakubiswe inga. Igihe kimwe natewe amabuye. Ibihe 3 inkuge zaramenetse, naraye imuhengeri nirirwamo. Nari mu ngendo kenshi, mu kaga gatewe n'inzuzi, mu kaga gatewe n'abambuzi, mu kaga gatewe na bene wacu, mu kaga gatewe n'abapagani, mu kaga ko mu midugudu, mu kaga ko mu butayu, mu kaga ko mu nyanja, mu kaga ko muri bene data b'ibinyoma, mu miruho n'imihati. 27. Mba maso kenshi, ngira inzara n'inyota, nirirwa ubusa kenshi, nicwa n'imbeho, nambara ubusa,
ariko ne kuvuga ibindi keretse ko hariho ikindemerera iminsi yose. 28 niho ndi ngo ni uguhagarikira umutima amatorero yose. Amagambo arakomeye. Pawulo agaragaje ko yahuye n'ibigeragezo bikomeye, yababajwe kenshi, ndetse kandi abo bahanuzi bitwa ko ari abahanuzi yise we ab'ibinyoma ntacyo bamurusha. Ari ubutumwa bwiza, abwiriza ubutumwa bwiza bwa Kristo, kandi ari iby'ubu buzima yarababajwe bikomeye azira ubwo butumwa. Bo bari mu makositime, bafunzemo rwose, basa neza, ariko se imibereho yabo si yo kubaho ubuzima burenze? Ninde wigeze ubaho imibereho ibabaje nk'iyo Kristo yabagaho? Pawulo nicyo yagaragazaga. Reka turebe mu by'ubu buzima. Mbese ni ukwiye kwitanga kugaragara mu bayobozi nk'uko kwagaragaraga mu bigishwa ba Kristo cyangwa na Kristo ubwe. Turakirwa kuba ingero nziza, dukurikiza urugero rwa Kristo, tubaho imibereho igaragaza umusaraba. Ntabwo bivuze kwibabaza, ariko bigaragaza kwiyanga, tugakurikiza urugero rwa Kristo, tukemera no kuba twabizira, ariko duhamya Kristo twamenye. Iyo urebye imibereho y'uyu munsi y'abitwa ko ari abayobozi, y'abitwa ko ari abapasiteri, ababishopu, abavugabutumwa ngo bibirangirire, usanga iteje inkeke. Nibo babaho ubuzima burenze, nibo babaho ubuzima bwo gusesagura. Iyo urebye abitwa ko bahagarariye Imana hano ku isi, murabazi, abiyita ko ari intumwa z'Imana, abahagarariye Imana hano ku isi, murabazi. Imibereho yabo itandukanye byihabya n'imibereho ya Kristo. Ntabwo biteguye kubabazwa nk'uko Kristo yababajwe. Ntabwo biteguye kubaho imibereho iciriritse nk'iyo Kristo yabayeho hano ku isi. Ntabwo biteguye gukurikiza urugero rwa Kristo, ariko barumva bashaka isumbwe nk'irya Kristo. Barumva bashaka kwitirirwa abana b'Imana. Barumva bashaka kwitirirwa iryo zina ryiza nk'aho barivunikiye. Ntabwo bikunda. Niyo mpamvu Pawulo yavuze ngo reka hano mvuge nk'umusazi. Mbarusha kubabazwa, gukubitwa, kuba mu nzu y'imbohe. Yarondoye byinshi bigaragaza bya bintu bibiri bikwiye kuba bigaragaza intumwa ya Kristo uko igomba kuba imeze. Icya mbere, Pawulo yagaragaje ko intumwa ya Kristo Imana ari ishyiraho amahame ayigenga cyangwa agenga ubuyobozi bwa Kristo. Ni ukuvuga ikurikiza icyo ijambo ry'Imana rivuga. Icya kabiri, avuga ko kubabazwa ari ikimenyetso kiranga umurimo nyakuri wa Kristo hano ku isi. Rero ibyo byose Pawulo yari abyujuje. Mbese njye nawe twaba tubyujuje? Tukwiye kwisuzuma, nitwihagarareho, ahubwo tugahagarara ku cyo ijambo ry'Imana rivuga. Baturekeye gusoma no mu Bakolosayi igice cya mbere murongo wa 21, twumve naho uko havuga. Haranditswe ngo, erega ko ubwanjye kubaho ni Kristo, kandi gupfa kumbereye inyungu. Nguko uko Pawulo yabivugaga. Kubaho ni Kristo, kandi gupfa kumubereye inyungu. Niba yapfa ahamya Kristo, niba yapfa urupfu rwe rukereza Kristo, yanapfa byamubereye inyungu. Ibi bitwigisha iki ku byerekeye n'icyo bivuze kubabazwa uhorwa Kristo? Turi kubona hano umugabo wari waramaramaje, wari warahisemo kuba imibereho igaragaza umusaraba. Imibereho igaragaza umusaraba ni imibereho igaragaza kwiyanga, gushyira Imana imbere y'ibindi byose, kwemera no kubabazwa kugira ngo izina ry'Imana rihabwe icyubahiro, kandi umurimo w'ivugabutumwa ugere ku ntego. Hano umwanditsi yaratubwiye ngo abayobozi b'Abakristo bagera ikirenge mu cya Yesu binyuze mu kuba biteguye kubabazwa ku bwa bene se na bashiki babo, ndetse n'igihe byaba ngombwa gupfa bazira umurimo bakora. Ngaba abayobozi bakwiriye ba Kristo. Ibindi tubyihorere rwose. Pawulo yivuga ubwe hamwe na Apolo nk'abaciriwe urwo gupfa. Ubwa mbere rwa Korinto 9 niko avuga. Bagaragajwe nk'abari bahanganye n'ibibazo byo kubura ibyo kurya n'amazi yo kunywa, kwambara ubusa no gukubitwa n'ibipfunsi, no kutagira aho barambika umusaya kuko bari inzererezi. Turi kubyumva. Ubu ni ubutumwa bwiza. Reka twikomereze. Ibi birumvikana. Ibyiyongereye kuri ibyo, baranatutswe, baratotezwa, barabeshyerwa,
barabasebya, yemwe baduhinduye nk'icyavu cy'iyi si, mbese batugize nk'ibishingwe bose bajugunye. N'amagambo akomeye. Ibirenze ibyo, ni ukuvuga ibirenze iyo mibabaro yose, kutagira aho baba, kwitwa inzererezi, kugenda batagira ibyo barya, babuze amazi yo kunywa, babasebya, batotezwa, batukwa n'ibindi, ngo ibirenze ibyo mu buryo bwo kuninura cyangwa ko bwo kubakina ku mubyimba, ngo abanyekorino babitaga abakire, abami, abanyabwenge n'abafite itandukaniro n'abandi. Pawulo yagaragaje ko uko kwishyira hejuru kudakwiriye guhabwa umwanya mu buyobozi nyakuri bwa Gikristo, kuko ari inkomoko yo gucikamo ibice ku itorero. Kutaba umugaragu wa bagenzi bawe, kutumva ko uyobowe n'Imana, kutumva waca bugufi ukumva ukwiye guhorana n'isumbwe riruta abandi. Kandi indirimbo iravuga ngo n'aba arusha icyubahiro Yesu aramuhebuje. Nihagira umuntu ushimwa akarutishwa abandi, n'aba arusha icyubahiro Yesu aramuhebuje. Tukwiye kubaha Imana, twemera ko abagaragu ba Kristo, uko abaye mu isi aca bugufi kugira ngo njye nawe tubone ubugingo buhoraho, niko abayobozi bakwiriye kuba babayeho. Abayobozi baca bugufi, baha agaciro abo bashinzwe kureberera, bakora icyatuma abo bashinzwe kureberera bumva ubutumwa bwiza kandi bakabwakira ku kiguzi cyose byabasaba. Pawulo atweretse neza ko kwishyira hejuru kudakwiriye guhabwa umwanya mu buyobozi nyakuri bwa Gikristo. Kwishyira hejuru kukwiye gupfa, iyo kamere igapfa, kuko ni inkomoko yo gucikamo ibice ku itorero, nk'uko urwandiko rwa mbere rw'Abakorino 4:6 habigaragaza. Imana y'amahoro iduhe amatwi yumva, iduhe kumvira, iduhe gufata ibyemezo bizima, twihanire kureka tuba abakristo nyakuri barangwa n'umwuka w'Imana wo guca bugufi, umwuka w'Imana wo kugera ikirenge mu cya Kristo, umwuka w'Imana udutera kutirebaho, ahubwo turebe ku bunini bw'umurimo twahawe, twihanire kureka, tugende uko Kristo yagendaga, twitwara uko Kristo yitwaraga, tube mu isi twemera no kubabazwa tuzira ubutumwa bwiza, niba koko byatuma abantu bamenya inzira y'agakiza, kuko ku iherezo ry'ibi bihe Kristo ubwo azaba agarutse tuzagororerwa. Imana y'amahoro ibitubashishe kandi bidushoboze, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen.